turatangiye dutangiye n'umukobwa ari kugenda aranyerera ku muntu je unyihanganire inkweto yangiragize murabizi ibintu by'abakobwa ngo umukobwa aguye ku muhungu amwekera ngo umukobwa umeze neza yego meze neza ukeneye gufasha ngo tuza ameze neza nuko tuyitanye n'umukobwa uri kugenda akagwa ku ibero by'umuhungu aramubwira ngo ndiyadira iya ariko mbere yuko dukomeza njye mwumva ni Imana kiza mwese muri Kristo Yesu ukaba uri kuri gospel tukunyabana mbere ko dukomeza muri buka post mperutse ko hashize amezi 2 wayibibutsara kambanze nyibibutsaho gatoya ndavuga ku gice kubera ko nyeri ijyanye n'iyi filime ijyanye n'iyi filime inukuba mutaza kuvuga ku gace ko ku bantu bitegura kurushinga ako gace murabizi nakavuzeho ako gace ubwo butumwa mbaye mbubereka kuko umuntu nyine we ababibona mu message Imana yayimuha akayibona mu buryo bwishi ngiye nabonaga nyine mubona mu ari nk'ibisanzwe none nawe urimo mbese nkuko aburi kuri filime ariko nawe uyirimo nuko nabonaga bimeze noneho rero mbaye mubishyira nko mu mashusho yasijya gusa nk'ifilime tugiye kureba kanze nkabibutsaho gatoya kavuga ko gace bitegura kurushinga ndetse n'abagirute n'ababanye ya abarushinze ariko akunda urivugaho nakabatararushinga bari kurambagizanya dore ningiyace haciye kingana gite amezi nabira atambutse ngo gatanye cyangwa se divorce ngikomeje gushirwamo imbaraga na Satani akomara kumva igihe ubutumwa nabuherewe tariki 11 z'ukwa 10 2023 mwaka ushize masaha ya saa 10 iza mu gitondo ashira saa 10 n'igice n'iminota 26 abitegura kurushinga urabona abashakanye abo baramaze gushakana abamaze gushakana ariko ubwo ntabwo twigwa tubasomaho kuko ira filime yacu igende kuri abangaba abitegura kurushinga ngo nabonye abakundanye basohokeye ahantu banezereranwe mu rukundo ariko nyuma yo gutandukana umukobwa mbona agifitanye imibano ikomeye n'abandi basore ishobora kugaragara nko guca inyuma umukunzi we nubwo mu by'ukuri atari ko byari biri nabonye umusore abimenye bishobora kubakururira gutandukana nuko numva nk'umukobwa ufite umukunzi kubw'urukundo rwabo atarakwiriye kwigenza ko barasabwa cyane kuyoborwa n'umwuka ngo gusa byose Satani biri inyuma washoboraga gutuma ibitari amakosa ku ruhande rumwe bigaragara nk'amakosa akomeye ku ruhande rw'undi ariyo mpamvu bene aba bitegura kurushinga mukwiye kubera amaso umushinga wanyu musengerana ubudasiba Satani ntiyishimiye ko mukora umuryango mushira imbere gusenga no kuyoborwa n'umwuka ako mwakumvise noneho ahangaha byari ku mukobwa ako niba mwakumvise sasa twese tugira ute twagarutse kuri ya video yacu ibi byose nuko Satani yanga abashuti abana yanga abana no mu kwanga abana agatangira kubarwanya uhereye mu kubaho kwabo mukwa ntutekereze ngo umugabo amaze gutera inda umugore oya aho ngaho wabo utarabimenya neza ahubwo umusore kwitegura kurushinga n'umukobwa bari kurambagizanya mu kinyarwanda navuga ngo ntawe kubutaho utagezwe intorezo bivuze iki ubukwe bugera igihe bubaye ariko bwarabanje kunyura mu bintu bikomeye ibyo ni Satani ni nk'ibyo ngibyo byose kugira ngo Satani atagira ute akunda rwanyu kubaho ku mwana mu bushake bw'Imana ya ababanye bahawe umugisha na Kristo ibyo rabirwanya cyane abaziko mwana uzavamo none mukamuragiza na Kristo agakura mutozi nzira za Kristo ngo azaba ikibazo kuri we ariho besha zakura mu bwami bwe ndetse nabamukomye bya nabi cyane ya Kristo murabizi yavuze ngo ni wajya mu nzu y'umunyamaboko ngo ugire icyo ukura utabanje wamuzirika wamuhambira ntabwo wajya mu bwami bwa umuntu utabanje wagira iki wamuhambira abana rero bo bazabakuramo abana mukomeze kwatoza inzira ya Kristo ngo ki bazenda basaza batarayivamo namwe bari kwitegura kurushinga mubere maso urukundo rwanyu musengerana ubudasa muyoborwa n'umwuka sasa twagarutse gwa filime kacu wagatangiza kanongeye ngatangize
ya amugwaho I'm sorry. Mumbabarire. My shoes got tangled. inkweto yangerageza Girl stuff. murabizi ibintu by'abakobwa iyo mukobwa umusore yumiwe ngo meze neza yego meze neza ukeneye ubufasha se Relax, I'm good. ko yatuze meze neza ko cyakomeje amwicayeho ngewe ndi yadela ngo nge ndi ayisaya ushaka kumbe bari kubafotora we wabonye ngo ukeneye ubufasha pemeze neza wewe uyu munsi imbere ya marayika murinze ukwiye kujya witwararika pe Isaiah cyangwa se Yesaya nzajya nitwararika ujye wiyitaho pe Thank you a lot. urakoze cyane asezera Isaiah ushaka kuvuga ni Yesaya Isaiah muki Filipine Isaiah aho yari yibereye mu gapake ari mu biki kobwa yaraje avugwaho anakomeza amwicayeho kumbe bari kubafotora urukundo rwanyu umeze ute My love, how are you? urukundo rwanjye umeze ute Where were you? kuki ibintu byanjye byose biri hano kumbe ibintu bye byose ngo biri hariya niki ngo wahoze he Why are all my things here? kuki ibintu byanjye byose biri hano wahoze he ahubwo Went to read. nari nagiye gusoma ntabwo dusohoka se ngo uri wenyine umva ibibazo ari nari ndi kwisomesha hano mu gapaka kuko ngiye cyo mbona wari ufite umuntu wo kukubanisha uwo muri komwe ariko bifite igisobanuro ndi kugerageza kumufasha yaguye You were helping her in your legs or what? wari ukumufasha amaguru yawe cyangwa iki Really, it has an explanation. nyamara ibyo bifite igisobanuro We can check the cameras. dushobora gusuzuma kamera cyangwa se ubaze abantu bari baririye ngende igicucu cyangwa iki nyamara ndi seriye ndakomeje hari abantu benshi ngo ntacyo nge ntabwo nkwizeye But my love, please. ariko urukundo rwanjye Get out. sohoka Get out. iki Get out now. sohoka nonaha Get out. ntabwo ngira ngo nzasubire kukubona sohoka umusore agerageza gusobanura kumbe yewe we nakubwe ngo Satani aba yarubiriye gatanya turacyakomeje kuba igikoresho gikomeye mu kugira ute kumbe haza wambaye ya myambaro inkora nyaha ngurinde nshaka kuvugana na Mariana byihuse hoya uribwira uri kujya he amubwira ni umuhehesi umuntu ukunda abagore reka umuvandimwe wanjye wenyine avuga hoya we ngo ntabyo ngewe ishusho nayibonye akwicaye ku bibero ngo umuvandimwe wanyu mushaka iki ngo ntabwo gushaka ndetse agiye no kuva no muri iki gihugu umusore ukomeza ari kuvuga detimanga mu gato nyine nawe ni ikintu gikomeye cyamubayeho ntabwo gushaka nyine ndajya musobanurire neza byose ariko amuhe nk'utu turabo aramuseka izi ndabo ubona rwengetse ireba uburyo wambaye uburyo navuga ubundi nahoraga mbwira umuvandimwe wanjye yuko utari mwiza kuri we ntabwo muberanye ibaze we umukobwa ukumubwiye n'undi wambaye ya myambaro duhora ducyaha ubu nabwo buri mutuma abantu ubusambanyi bwarageze bwariyongera byavuye ku ki n'ibi nabyo byabigeze mu ruhare abantu bagenda basambanya abandi kurarikira kagenda atuma abasore murabizi Kristo ibyo yabivuze icyo ngo ndashima kuba yagukate yaguteye indobo hanyuma ibi birabo biranaciriritse wagira ngo biguze mu kaduka gaciritse muvandimwe wanyu musige wenyine ntuzigere unamubaririza umusore baramukatiye barababara ni Satani biri inyuma mwabibonye uburyo bamufataga amashusho undi we yamwigwishije ku bibero dore nguyu yewe ntwari uri gukora iki nawe mu maso hameze utyo wagira ngo wagize irungu mu maso ngo reka tuvuga ko uyu munsi atari umunsi wanjye mwiza bamumaze kugera nizi ndabo nizanjye sibyo arazimwambura ngo yego ushaka nushaka uzigire uzigumane ngo zamaze no kwiba ndagira ngo murebe iriya inyuma ruguru iriya yewe we uko bari kuganira hari undi wabaje kubarebaho ninde ntaza uyu umukobwa we bamaze gufata n'indabo zitari we zigenewe ariko uyu nguyu nyine kuko n'ubundi bazanze yanahisemo kuzimurekera none aramubaza ngo ntabwo urambwira impamvu mu maso hawe hameze gutyo ngo hameze nk'afite irungu
Has it ever happened to you that no matter how hard you try, it never umva hari works igihe out ibintu for bibaho you? ukabona nubwo wagerageza bikomeye ugasanga nta kintu kiri gucamo nanjye byigeze kumbaho ariko ibintu byaratambutse hanyuma bigera aho bimera neza urabizi ka tujya gufata ka cyayi wenda ibintu biragenda neza umva yakomeza kuvuga ngo ntabwo ntekereza ko ari we mwanya w'ukuri ubu iravuga ngo ndaguha nimero yanjye ahubwo karakomeza karagira byarangiye ahubwo tugende tujye kunywa ka cyayi ngo dusubire ngo urabeho sasa yakomeje gukururana nawe ngo ndagushimira yuko wakomeje kumba hafi ntabwo wantengushye uwo ni ntuzi umusore uvuga nguko biri kose bigutera kwihangana kuko nyine avuga ati manga nyine ubu yumva nta muntu wamwihangana ngo baganire murabizi abantu bafite bene icyo kibazo nabwo bari ku bushake bw'Imana be kujya babyinubira murabizi abaro mu 28 byose umuntu wese ku mwana wa Kristo bari ku bushake bwa Kristo kandi kubw'ibyiza bye noneho aravuga ngo penda kwishima buryo unyihanganira ibi byose nta ukihangana ni byose ngo wewe ahubwo ko nakantu gatangaje ngo nta n'umuntu wabikwambura ibyo yarabimukundira ngo nakifuje kiba n'amarana ari uko abitekereza ngo Mariana ntabwo azi icyo ari kwitesha pe maze igihe bigoye pe ntabwo bikwiye pe ntabwo nahagarika kumutekereza ndacyamukunda twari twatangiye kubaka none ubu ntacyo byaraguye ndabizi ubugiye ibintu byakugezeho ingaruka cyane n'uburyo utapfa kubona inzira ibisohokamo cyangwa se igisubizo ariko ukwiye kujya wita ku gice cyiza kiri muri ibyo uyaribaza ngo ubwo se igice cyiza kiri muri ibyo ni iki twari dutangiye kugira ikintu twagira kubaka ikintu none byarangiye kanze ngira icyo nkubwira ni iki n'ibiki byabaye ntabwo nabona n'uburyo natajya kuvuga ikintu kiba wowe bivuge biri ibyo biraba ayizani nabikubwira uhita unyanga Yesaya yewe ngo uwahoze ari umukunzi wa Mariana yamurankodesheje aranyishyura ngo nkunde mbatandukanye yewe narababwiye mujye musenga nguribuka wa munsi nakugoye ku bibero ntabwo yari impanuka burya nakwibuka umunsi yansohoye mu nzu bya nabi gute yatira uri umubeshyi nakwizeye none urangambaniye ukwiye kunyumva nibwo buryo bwonyine ndabasha kubonamo amafaranga ariko wimbuye ikintu nandi kugirana n'undi muntu ngo nahazaza harahazaza maze urakirimbura mwana gukunda ubona amafaranga ibyo nibiki ariko ubu turi inshuti ndakwinginze mbabarira oya ntabwo naba inshuti yawe ntabwo nzasubire kukubona yadira ndakora cyose upe mbabarira ntabwo ngira ngo ntakaze ubucuti bwacu Ayizaya cyangwa se Yesaya ngo wakora cyose ngo cyose sawa none niwe wakora cyose ngo ndetekereza none namaze ko nicyo ndakura Mariana nganyizere ngo kandi urabimfashamo ngo arikiriza ngo tugende baza umukobwa yahindutse we ibi ni amasengesho bikora gusa n'umutekereza ngo birikora yadira yagiye muri gahunda yo gutandukanya abakundaniye none maze amasengesho amukozeho Alejandro Mariana umeze ute ngo uracyari mwiza uyu ubanza ari wowe wa mu ex we bahoze batubwira kodesheje yadira ngakunda batandukanye ngo se ufite nk'umunota ngo tuvugane yego ngwino anamuhikaze we iwe banza Mariana yaranze neza wa musore yaramukurije atangiye kujya cumbikira n'ibindi bisore abihikazi wabo kandi wa wundi yaramwangiye we atangiye kuvuga ndabizi ngo nakoze ikosa rikomeye
treat you as I should have, and I was mistaken. ngo ntabwo nagufashe bikwiye gira ryari kosa pe amahirwe ya kabiri Alejandro njye ntabwo ndi muri mood yo kuguma nimva ibintu nk'ibyo no kuvuga ibintu byahahise wikwangiza umwanya wawe ndagusezeranya nzahinduka nzakwereka byose nzakora byose ngo nkwereke ko uhindutse ngo ndashimira ko wakatiye cyangwa se wateye indobo urawahoza ari umugabo wawe bari baroshinze ingene nagize ngo nabarugubakanye mwihangane nyine ubwo nujya gusoma kuri ya post urareba kubashakanye uburyo biba bimeze kuko n'ubutumwa bubiri abatarabishinga n'abagize abate n'abarushinze you know perfectly that I don't like that stuff, but ngumva reka cyago ukina ibintu ngaho ariko urugukina filme urabizi neza ko ibyo bintu ngiye ntabikunda Mariana nabari seriye. But how do you know that I left him? ariko ubundi bwiwe n'iki ko namukatiye ibyo si by'ingenzi uzi n'uburyo ibihuha biba bimeze icy'ingenzi nuko ndi hano nk'umugabo wawe mwiza Alejandro ibyo byose byaratambutse imyaka itambutse kumbe ntuza yari yaje abasangana bari kumwe n'uwahoze ari umu ex we avuga ngo Mariana sinakubwira ngo sinjyaho nzasubira kukubona mu buzima bwanyu noneho ngo uje uri kumwe nako ngako kagani kabatandukanyije n'imyambaro kiyambaye mukondo wazi ni kubanza bayita mukondo out umukondo nyine uri hanze ngo mukondo out ni hanze hanze ariho yiva we I didn't know what you said, but aravuga ngo ndabizi wambwiye aravuga ngo uyu basi ntunyumve ariko wumva uyu nguyu avuga uriya mukobwa murabizi menya yahindutse we ntunyumve ariko ntabwo wishe neza yuko Mariana adashaka kubana nawe amaze ntuza Isasi nawe arasubiza ngo ariko nawe ntabwo ashaka kubana nawe ya asaga nawe ari kumugira kumushweshuriza uwa mukobwa atavuga mutuze Alejandro niwe wanyishyuye Yesaya ni umuntu mwiza n'umugabo mwiza mwumve baramufunguye cyane hano yaranyishyuye aka ni akarozi karanasaze ngo niwe wasaze ngo nanjye ndi umusazi koko kuba narakwemeye ngo nkoreshe ngo uramfatiranyije nigire wewe umva Yesaya ni gute ntabimenye ngo niyo mpamvu waje warumwe ntiwigeze uhinduka ngo urarwaye ndetse wanataye n'umutwe genda ngo wowe wumvira genda se mu buzima bwanjye sinzajya nzongere kukubona genda barwa Alejandro rwari rwarapanze kugira ngo urukundo rwanjye barongera barasubirana mbabarire ntabwo nigeze nkumva ntumishyari ryanjye rimpfuka amaso mbonye iriya foto ndabyumva byari bihe bigoye ariko ikiza nuko twabibonye umuti ngo nibwiye ko nkubuze ntabwo zigera umbura niweho nanjye byiteka ndagukunda ngo nanjye ndagukunda mwabibonye mubare kubavanga mbifurije umunezero witeka ngo urakoze Jadira ngo murabeho urukundo rwarongera rwagize urukundo rw'abakundanye urusuzumwa mu buryo bwinshi butandukanye bishobora kuba gutwikanya ibintu cyangwa se ngo nka gucya ibi bigenze hari undi muntu bijemo nk'uko igihe isuzumwa ryaba rimeze kose ngo urukundo rw'ukuri ngo ruzabinyuramo urukundo rw'ukuri ni rwanyu rushingiye kuri Kristo rwanyu mwarwagije Kristo nuko bimeze nibwo muzagira mute muzabinyuramo nuko kageze yandite marakiza mwese muri Kristo Yesu cyaswe nawo buta Kristo akomeza kwaza ibyiza mu yamhura atanga bite mu kwabisa atanga ayo akomeze abasage bye bye.